Reka tubashimire abakoze subscribe kuri Bwenge Media. Tugiye kurebera hamwe uburyo ki dukora izi thumbnail, izi foto zikorwa, zaba zakorwa na YouTube channel zitandukanye. Iyi foto nk'iyi ngiyi abantu bayikora bategeranywa ite, ku buryo ki ushobora kubona abantu batari bari kumwe begeranye. Mbere na mbere turajya muri application, niba utayifite kuri Play Store yawe ya InShot, ujya kuri application yawe ya InShot, urayibona aho ako kadomo kagiye kujya, aho uyifungure, urayidawunilodinga, uyifungure, ujye muri foto, aho hagati handitse foto, ujye muri new. Kuri new turajya ku ifoto dushaka kuri bwifashishe. Izo foto tugiye kwifashisha rero turakora icyo bita kuzikuraho background. Urugero, hano urabona dufitemo ifoto za kakajwi, dufitemo ifoto zisanzwe. Urabona tujya ku ifoto dushaka, iriya tuyihore dufatiye. Urabona inyuma haragaragara inzu arimo, imineke afite n'ibindi bintu. Donc tugiye gukuraho background rero, cyangwa se igice cy'inyuma ye cyose, ku buryo hasigara umuntu nyirizina n'izindi object afite. Turajya muri iyi application ya cutout, dukore muri cutout. Urabona ko deja background direct ihita ivaho, background irahita ivaho, hasigare kagafoto gashobora kuba removable konyine. Turajya rero mu yindi foto dushaka gukoresha. Iyo foto nayo turayifata, nabwo tujye muri cutout, dukandaho, dukande hariya ka vivre. Ifoto nayo tukore export cyangwa se tuyisavinge kuri memory ya telefone. Turabikora ku ifoto zose dushaka kwifashisha rero mu kwegeranya cyangwa se gukora thumbnail. Ifoto zose turajya muri galeri yacu, nanone kuri new, tujye ku yindi foto. Turashakisha ifoto dushaka kwifashisha, nazo zifite igisobanuro cya title turi bushyireho. Foto nayo turajya muri cutout, aho ngaho irahita ivaho background, ku buryo ifoto isigara ari umuntu wenyine, ibyari bimuri inyuma byose byavuyeho. Aho ngaho kugeza ku ifoto zose dukeneye rero kwifashisha, turabikora gutyo, tuzisevinga cyangwa se dukora export kuri galeri, ku buryo izo foto zibika kuri memory ya telefone. Finally rero hari background nshyashya tuba dushaka kwifuza cyangwa se twifuza gukoresha. Urugero, reka duhitemo iyi background iriho aka kamodoka, turayifata, noneho tujye aho ngaho kuri ako kamenyetso ko guteranya, tuze selecting za foto twakuyeho background, imwe muri zo tuyizane, tuyishyire aho ngaho. Twongere tugaruke kuri pip, twongere tujye guselectinga indi foto twakuyeho background. Selecting indi foto twakuyeho background, nayo turayizana, tuyizuminge muri size dushaka, twayigira ntoya, twayigira nini, nayo tuyipressinge aho dushaka kuyishyira. Twongere tujye muri ya pip, twongere tuyizane muri galeri, tuzane ya foto twakuyeho background, nayo tuyegeranye kugeza ku ifoto ya nyuma twakuyeho background, ndetse tunabishyize muri size dushaka. Ibyo byose rero turabikora ku mafoto dushaka bitewe na title dufite, kugeza ku ifoto ya nyuma. Turaza tuzegeranye dukanda kuri pip, tongera tuzishyira kuri za zindi zamaze kwiyegeranya. Wowe rero wabashije gukurikirana iyi video kugeza ku musozo, turagushimiye. Uri umuntu w'agaciro mu buzima bwacu.
wabashe gukora subscribe, ni mwebwe rwose tugirira, kugira ngo rero uzakurikirane video zitaha, niba uri mushyashya kuri iyi channel yacu kora subscribe.